gusenga kwanjye kukugereho manura amahoro yanjye ndagukeneye kumanywa na nijoro mu bihe byose umbe hafi gusenga kwanjye kukugereho manura amahoro yanjye nagukeneye kumanywa na nijoro ibihe byose umbe hafi umugisha wawe kuko utanga nta mubabaro ubamo unkomere z'amaboko kuko nshobozwa nawe imbaraga mani gumugisha Frank kozi imana Frank amakiwa muri Arizona ahantu habizuba kwisi yabasoje cyane n'abayombe muri Arizona twarataramanye ubushize tugira ibihe byiza mani bawumugisha cyane turacakwizeye mana yacu turacakwizeye mana yacu turacakwizeye mana yacu turacakwizeye mana yacu mani ngumugisha Nkomezi niyo ndirimbo nawe kiramfasha cyane kiramfasha muri iyi minsi indirimbo nshasha ya Nkomezi Alex turabana hano muri ni hafi ya Maine iwe atuye ahantu bita yitwa gute wa ndajya kuvuga iryo zina ryaho ndagica wa mukanseka ariko ni hafi guca yacu ya Maine neza uvuye Maine warujayo n'ahantu uzutwara n'imodoka kamasaha nk'abiri cyangwa isaha n'igice murumva turaturanye pe ngo kuva i Kigali waje Muhanga cyangwa ukagera mu Ruhango ya nanze iryo zina ariko nzarize gusa natangizwa na mi nimba tarima nabwo kera ndazisha reka ndeke kera ko numva nakoze igitangaza kanogenda ndirimba kandi karimo kavuga ngo hairi umuntu Uwiteka kunda uwashikamije umutima ntazagwa nawe isi yavaho ijuru rikavaho aza muremera isi y'amasezerano ariko yewe mwumvisho kizi iyo ndimo ariko muza muyumva ngwayiri umuntu Uwiteka kunda uwo muntu uwashikamije umutima ntazagwa nawe isi yavaho ijuru rikavaho azamuremera isi y'amasezerano nawe isi yavaho ijuru hano ubu nyine akavura katangiye kugwa hano muri Maine abutuntu
haba imbeho nyinshi cyane n'imvura, ariko reka ndangize kubaririmbira basobanurira iyo ndirimbo yewe ayewawe ngo naho isi murane isi ure Amerika ikamivaho ijuru rikamariva ijuru rikamarivaho ryose twavuga ngo ijuru ngo ryavuyeho ntituzoja mu ijuru mu magambo ibyo bintu ndibibaho ku muntu ato isezerano n'ikimana yavuze ku muntu kitosohora, Imana ikihumura ibyo yavuze no kubikora izabikora, ibyo yavuze no kubikora izabikora, niyo yonyine yo kwizerwa, niyo yonyine yo kwiringirwa, yoyo ivuze biraba, mana we yitegetse bigakomera. Imana ibaha umugisha ko ari ubuntu mwarembye indirimbo, Imana ibaha umugisha. Hano hantuga nta mpamvu natangara n'abantu bataza bashima Imana, jewe noririmba abantu banseka batanseka uko abantu ko barandeba kumuna yabandi barandeba bakaroko ntanshaka kwerekana abantu bose, ariko abantu ko barandeba abazungu bazamabare mu bagaseka gusa bakabona barishimye ko bakubonye wawe uririmba ufashe telefone bizamera ngaho bisekeje, ariko jewe kubera ko nzi aho Imana yamvanye, nzi ko navuye mu buzima bubabaje n'abaye kinini narubatse urugo ndiko iyo nindi topic tuzovugaho igoye cyane, baho ndari kumwe n'umugore arabyara ntareba umwana wanje kaza mbona karagenda kura nkabaza nzogeye neza nk'umwana wanje ari mukuru, ariko ndasenga Imana isubiza ico yavuze iragikora, ico yavuze no kugikora izagikora. Dumu katika imani. Pastor Muyoboke ndakusuhujije muri zayo ni muri Gosheni, ese ni Gosheni ya datorero riri Rusizi, reka numva nagira ngo ni Gosheni cyangwa zayo nizi ngunda kwibagirwa cyane amakanisa kubera kuja mu makanisa menshi baribagirwa cyane, nagiye mfata Foursquare tarindi na DPR nayo makanisa irindi kanisa rizaringora kuko simbamenya ngo ni zayo cyangwa Gosheni aho nabo twarataramanye muri ya minsi ndagenda nasize n'ichifu naje n'ichifuzo cyo gusanga madame ndavuga ngo mama tugiye gutaramira hano hantu kuri musozi wiruba muri Rubavu uzongiriye neza iriho tumwe rizompeshe visa patanga n'ituro ndavuga ngo man n'ituro ntanze ndavuga ngo ituro nitanze hano hantu urimpeshe mo visa nukuri hashize igihe gito ntangira kubona ibintu byabyirukanga. Abantu mushaka kugerageresha Imana ibintu nk'ivyo, ufite ikibazo ufite icyifuzo ushaka uzugerageresha Imana uvuge Mana akunu zo niyo nakantu ka formule gushobora gukoresha kuba ngo Mana dore tanze ituro ku kintu kiki ushobora kugenda ngo Mana nubakiye umuntu karubaka tanze yumbishana ijana ntanze amadolari cyangwa $100 nyarwanda ntanze nta kindi ni kugira ngo Mana wihutishe visa yaje iboneke. Ico n'ibindi byinshi mvuze ariko ni ushobora kuba uri kubaka byarana uzubura n'amafaranga yo kuzuza inzu ariko avuga ngo Mana ntanze kino ntanze $100 kugira ngo nshikirira muntu yatorera ryubaka kugira ngo Mana naje inzu yanje izuzure. Nibyo bintu ni formule n'utuntu tugenda ukora Imana ikazuza. Jewe nico nakoresheje nageze nk'intantu nkagendera mu kwizera nk'aba Mana koze kino kintu kugira ngo cyuzuze amasezerano nzosanga urugo. So Imana rishimwe ko yangeje hano rero ndi umuntu utagomba kugisoni kuba ndi hano kunofata video gucya mwaseka ugaseka bangako ukunzungu yabaye gute Papa Logan mfite impamvu mbaye ngora bino bintu, mfite ibyishimo binyuzuye umutima
lo mali de garde ferte kandi ariko ari gihe umuntu azasenga ukabona yasengeye ibino bintu mana uzongirire neza nzobone visa nzo yagera hano akaza yirirwa mu nzu azaja gusenga akamagwa hano hantu niho hambere azagusha abantu Amerika wabona amazu meza wabona utuye ahantu heza ugenda ukava nzava mu nzu nambaye kamambiri kwamanza n'ibirenge shotse naza n'ibirenge ndakandagiye no hasi kwe kundu hasa neza ukamureba nageze ahantu hasa neza nageze ahantu nza mbona akazi ko nshatse nogenda ngakora nkagira gute kabana amafaranga ibyo bigatuma wirara no turacafite akazi kenshi ko gukora huira ngo dukomeze dukorera Imana hari abantu benshi tugomba gusenga uzusenga buriko bwije nuko bukeye Imana iba umugisha reka ndeke gutinda Imana ibampere umugisha nahinga reka mbarimbira karimba gatoya dufite amashimwe mu mitima kubw'imirimo w'Iteka wakoze kuba tugejeje aya magingo naco twatanze naco twakoze n'ubuntu bugeretse ku bundi yoyo twagiriwe n'Uwiteka Imana warinze imiryango yacu Mana naco twakuburanye Muremyi nubwo intambara zabaye nyinshi wakomeje kutubera Imana torero ryawe twarakubonye abana bawe turakubona bene data mufashe dushime turangurure n'amajwi arenga twe kwibagirwa aho yadukuye duhore tuyihe icyubahiro kandi isengesho rya buri munsi dusabe kugumana n'Imana niwe ukwiriye amashimwe niwe wabikoze niwe ukwiriye amashimwe niwe wabikoze Imana niyo yakoze ibyo twayisabye byose n'ibisigaye izabikora Imana ibamugisha kera murumvishe uko hari n'imodoka iciyo ya misifu ngo kubera gusaba bayabona mpaye arabaza no yewe baramuseka ariko njewe wageze ukorera Imana ku manywa na nijoro ndi mu Rwanda none njewe wageze ahantu kaha ze ndyama sinzire pourquoi le prêt niko ngawe Imana ibamugisha ndabasuhuje cyane ariko reka Frank yaravuze ngo sigendo ndogora dore ni impamvu wogera ahantu ngaha wogera munsi y'igiti ciza nkiki ukarika kurondogora lobla ndamusuhuje Frank nsuhuje mama wiwe nsuhuje papa wiwe nsuhuje ba Patrick bose Imana ibamugisha Imana ndabakunda cyane umuryango wa Frank ndawukunda uzuririmba bazarimbira Imana wera kuri bose bazabagenda baririmba kugeza kukana gato kiwabo basize impano zavuye he sinzi kabisa shaka kuba ari kuri mama wabo kabisa mama wiwe mama Frank azaririmba ukazumva kwiza kuja imusa reka ndangiriza aho hantu ariko ndondogora rero naje ndayibonye twigeze kuja imusasa nabagwereka mama ntimubizi nakwizera na kiriki ese ni bande bantu twajanye twagiye turi timu nini bagira ngo kandi nari nagiye ntwaye imodoka yanjira oya ta modoka nari twayisize ku mupaka w'i Burundi ya noneho mbanje mpise nsuhuza mama Gatete akorera ku mupaka w'i Burundi ndamusuhuje ndamukumbuye ndaza gushaka nimero muhamagare Mana we mama Gatete dufitanye amakuru menshi cyane dufitanye amateka akomeye cyane
ndamusuhuje nagatete mbise musuhuzaga nagisubizo ministries kera igiyemo aha ndasuhuje abo bantu mama Frank yaradutaramishe yaza aririmbuka zobona ibintu biraba yasirimbuka zobona ariko ko abavyeyi abana bafite abavyeyi bazasirimba Imana bahumugisha ni yego nabandi batazabasirimba simvuze ngo ndabagaye nabo bafite ibindi byiza bazakora ariko ubu nyine nshimiye bazabasirimba mama Frank ndamushimiye kutazasirimba biza biryoha uzomona bimeze none yare kurijwe ukazawumva lo brilile bla ariko nanone kera ko ndabona ko tuzirukanka dufite kuja muri sotejo bundi tuzahurira na Nkomezi Alex ko ndabona na Pastor King ko ndabona ko tuziruka no sinzi ko numva amagura nimanzo basha gucuranga ko numva nshaka gusirimba nasaze yewe Imana ibahumugisha basabe umugisha ho muri mwese abarwaye Imana ibakize abafite intimba zo mu mitima Imana ibahe ihumure mwese abantu mwese abari bananiwe Imana ibaho ihumure abahumuruhuke umutima mwumve ko mutuje muhumurike mumererwe neza ndabasuhuje kandi ndabasezeye Imana ibaho umugisha amen amen amen